Ndagushimiye cyane wowe unkurikiranye aka kanya. Komeza kugubwa neza, Imana ikomeze kuguhereza umugisha, ndetse ibyo urimo byose bikomeze kugenda neza. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ayo mafoto uri kubona yafashwe ku munsi w'ejo, nibwo basezeye bwa nyuma kuri Tuyishime Joshua, uwo twamenye nka Jay Polly. Byari ibihe bitoroshye, yaba ku bavandimwe ba Jay Polly, abo mu muryango wa Jay Polly, abana ba Jay Polly, abagore ba Jay Polly, abafana ba Jay Polly, abahanzi nyarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi, barimo abaturuka mu ngeri zitandukanye, abafana, abahanzi bakoranye umuziki na Jay Polly, abaturutse mu nzego z'ubuyobozi barimo nka Honorable Bamporiki Byari, abapasiteri, abategura ibitaramo bigiye bitandukanye barimo Mushyoma Joseph cyangwa se Bubu. Ni ibihe bitari byoroshye kuri buri umwe witabiriye uku gushyingura Jay Polly, aho hari amarira menshi, by'umwihariko ku bantu ba hafi baturuka hafi ya Jay Polly, barimo abana be, abamubyariye, ababyeyi be, mukuru we ndetse n'abandi bavandimwe ba Jay Polly. Byari ibihe bitoroshye, havuzwe amagambo menshi, hatanzwe ubuhamya bwinshi ku buryo Jay Polly yabayeho ubuzima bwo kuri iyi si. Yaritanze, yakoze ibishoboka byose kubw'uyu muziki nyarwanda. Hari aho yawuvanye, hari n'aho yawugejeje. Bamwe mu bari bari aho ngaho harimo uwitwa Bulldog mu gufata ijambo yabwiye abari bari aho ko Jay Polly babanye mu buzima bwose bubi cyangwa ubwiza. Yanavuze ko hari n'igihe babaga badafite n'ijana muri ghetto, aho babanaga ku buriri bumwe, cyangwa se bakaba bafite 1,000 gusa ariko bakagisangira uko kiri. Si ibyo gusa, n'abandi bose batanze ubuhamya bavuze ko Jay Polly yari imfura, bitari ukubivuga kubera ko yapfuye cyangwa se yitabye Imana, ahubwo babivugaga kubera uwo yari we mu gihe yari muzima. Iyo wumvishe indirimbo ze ukumva ubutumwa burimo, wumva ko Jay Polly yari umuntu w'abantu. Jay Polly yari umuntu w'abantu cyane. Indirimbo ze nyinshi twagiye tubyina cyangwa se twagiye twumva, habaga harimo ubuzima bwite bw'abantu, uburyo sosiyete nyarwanda ibayeho, icyo wakora muri sosiyete nyarwanda. Habaga harimo inama nyinshi, ndetse yanakoraga indirimbo zo kubyina, harimo nk'iyitwa Defade. Yakoze indirimbo nyinshi twagiye dukunda, harimo yitwa Kanyarira Jisho, Inshuti Nyazo, Defade maze kukubwira mu kanya, Umusaraba wa Joshua, yitwa Nyirizina, ndetse n'izindi nyinshi. N'umwe mu bahanzi bafashaga cyane, ibyo bita gutanga korabo, akazihereza abandi bahanzi kugira ngo nabo batere imbere. Murabyibuka, n'umwe mu bantu bamenyekanishije itsinda rya Dream Boys, bakoranye indirimbo bita mu Mutashye, yanakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo mwese murabyibuka. Benshi mu bavuze byinshi kuri Jay Polly nyuma yo kwitaba Imana ku itariki 2 Nzeri 2021, icyo gihe hari ku wa 4. Benshi mu bagize icyo bavuga ku rupfu rwe bavugaga ko ari legend, kandi kugira ngo ube legend ugomba kuba ufite legacy cyangwa se ibigwi. Jay Polly afite ibigwi byinshi cyane, yaba ku buzima bwe bwite cyangwa mu buzima bwa muzika muri rusange. Jay Polly nk'uko Bubu yabitangaje igihe atwara Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2014, igitaramo cya mbere yakoze muri iyo sezo ya 2014, Mushyoma Joseph cyangwa se Bubu yatangaje ko stage ya mbere yakoze Jay Polly yahise igaragaza ko ari uzatwara icyo gikombe. Abanyarwanda benshi baramukundaga, yari afite abafana benshi bamukunda kandi bamufite ku mutima. Ibi byagaragaye bwa mbere ubwo bamwimaga Primus Guma Guma Superstar ya 2011. Icyo gihe yari yegukanwe na Tom Close, bateye amabuye kuri stage, ndetse mukuru we nk'uko yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Lucky kuri televiziyo y'igihugu ku munsi wo kuwa gatandatu 2:45 nibwo cyari gitangiye. Mukuru wa Jay Polly yatangaje byinshi kuri Jay Polly, ndetse ageze kuri icyo gihe
2011 ubwo abafana ba Jay Polly bateraga amabuye kuri stage yavuze ko bitamushimishije. Iteka mukuru wa Jay Polly Uwera Jean Maurice yakundaga kubwira Jay Polly ngo nave mu muziki akomeze amashuri, ariko Jay Polly yakundaga kumusubiza ko ashaka kuzaba umuntu w'abantu, agakora ibintu abantu bakunda, akajya imbere y'abantu akabaririmbira indirimbo zifite ubutumwa bakazumva, akabaririmbira indirimbo zo kubyina bakazibyina. Ni nabyo byabaye. Jay Polly nk'uko mukuru we yabitangaje, kuva mu bwana bwe yari umwana ufite ikinyabupfura, ari naho havuye izina ryita Polly, cyitwa Jay Polly. Jay ryavuye kuri Joshua nk'uko yitwa Tuyishime Joshua, naho izina Polly yarihawe na mama w'umubyara. Polly mu rurimi rw'igifaransa bishatse kuvuga kubaha cyangwa se kugira ikinyabupfura. Jay Polly nibyo byamurangaga kuva mu bwana bwe. Umunyamakuru ukora mu mikino witwa Clarisse akora ku kinyamakuru cya BNB FM Umwezi, yerekanye ibyo baganiye na Jay Polly amusaba ikiganiro bwa mbere, amusaba ko yamusanga kuri radiyo, ko ajya agira umwanya wo kuwakira abahanzi ubundi akabasangiza bimwe mu bitekerezo bye cyangwa se akifatanya nabo muri icyo kiganiro. Nyuma y'amasaha 13 ataramusubiza, Jay Polly yaramusubije, aramubwira ngo nari natinze kubona ubutumwa bwawe, ariko nta kibazo wazambwira amasaha nk'abamari. Ibyo nibyo bigaragaza umutima wa Jay Polly. Ubwo butumwa uwo munyamakuru yabupostinze ku munsi w'ejo, yitwa Clarisse Aveiro kuri Instagram. Jay Polly yari umuntu w'abantu, baba abahanzi bakoranye umuziki, baba abafana be ndetse n'abandi bantu bari bamuri hafi. Jay Polly yabanaga nabo neza. Jay Polly, andika muri comment uvuga uti Jay Polly aruhukire mu mahoro. Bimwe mu bindi Jay Polly cyangwa se mukuru wa Jay Polly yatangaje, yavuze ukuntu Jay Polly yakoraga umuziki ndetse yaje no kugera igihe akajya kumufungirana ahantu yabaga Gisenyi kugira ngo Jay Polly ave mu muziki, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Jay Polly yakunze umuziki nk'uko nabigarutseho kare, abantu bose bamwifurizaga iruhuko ridashira bandikagaho ngo legend, legend of the legacy. Jay Polly afatwa nk'umwe mu bantu bafashe injyana ya hip hop akayinjiza mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakayikunda, ndetse ubu ngubu abantu benshi bakaba bakora hip hop ndetse bakarebwa cyane, bakumvwa cyane kubera ko ni umwe mu bantu baharuriye inzira generasiyo iriho ubu ngubu ikora hip hop. Yakoze ibishoboka byose kubwo uyu muziki, yataramiye ahantu henshi hanze y'u Rwanda ndetse yasohokaga nyine ahagarariye u Rwanda n'abanyarwanda, afite idarapo ry'igihugu ku buryo uzamubona wese atari umunyarwanda azamenya kuri ya muhanzi ko akomoka mu Rwanda kandi akaba ashoboye. Yataramiye mu bihugu by'i Burayi, mu Bufaransa, i Bruxelles mu Bubiligi, muri South Africa naho yajyagayo ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Jay Polly kuri ubu ngubu ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Jay Polly ubu ngubu yitabye Imana. Ayo mashusho uri kubona nyine yafashwe ku munsi w'ejo, nibwo bamusezeho bwa nyuma. Yasize abana babiri b'abakobwa, atabarutse akiri mutoya, yari afite imyaka 34 gusa. Asize abana babiri b'abakobwa ndetse Bulldog yasabye abantu bari baraho ngaho ko bazitabwaho kugira ngo abana Jay Polly yabyaye batazagaragara ku muhanda bandagaye babuze uko bifata, kandi se yarabakoreraga buri kimwe cyose akiriho. Nicyo kintu yasabye abantu bari baraho ngaho bose. Jay Polly, reka tumwifurize iruhuko ridashira, tumusabire kuzakirwa neza n'Imana, ndetse Imana ikamuhera umugisha ibyo yakoreye abanyarwanda. Iyo umuntu atabarutse ukabyumva, wagakwiye kwibaza utese ngewe ndamutse nabarutse abantu wamvugaho iki? Ibyo nibyo twagakwiye guharanira. Ese uzasiga inkuru kimusozi? Jay Polly yakoze ibishoboka byose, yakoze byinshi kubw'uyu muziki, ari nayo mpamvu turi kumwifuriza iruhuko ridashira. Rest in peace Jay Polly, Imana ikomeze kukwakira mu bayo. Twifurije ibyiza byose, dukomeje umuryango wawe. Abafana ba Jay Polly bihangane, abakoranaga umuziki na Jay Polly b'abahanzi bihangane,
ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakundaga Jay Polly. Reka dukomeze kwihangana muri ibi bihe bitoroshye. Imana ibakwakire mu ba Jay Polly. Warakoze ku bwa byose, ndetse ntabwo tuzirengagiza ibikorwa wakoze, byaba indirimbo wasohoye ndetse n'uruhare wagize mu muziki nyarwanda kugira ngo ubugeze ahangaha uri nonaha. Ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ikuyishimwe Emmanuel. Ciao.